umva ukuri ntukibe. Ni Kuva 20:15. Burya rero kwiba si ugukora mu mufuka w'abandi byonyine, si ukumena inzu, si ukwibisha intwaro. Hari ibindi biranga kuri umujura. Igenzure ukurikije ibi bikurikira. Umva ukuri, zirikana icyo Imana igusaba. Burya rero waba uri umujura igihe cyose uri kuregura umunzani wiba. Ku bacuruzi iyo uregura umunzani, mu gitabo cya Mika 6:11 haravuga ngo mbese abafite iminzani beshya n'ibipimo biciye uko biri bantunganira. Reba mu gicuruza niba utari umujura. Waba uri umujura igihe cyose ucuruza ibyangiritse cyangwa byacyuye igihe. Nibiboze uvanga n'ibizima, ni ibintu bicuruzwa mu maduka cyangwa ari n'imiti yacyuye igihe, ukumva utakwirengera igihombo cy'amafaranga washoye. Iyo ugurisha ibyacyuye igihe uba uri umujura ndetse n'umwicanyi. Ushobora kuba uri umujura igihe cyose uri igisambo, ubwo igisambo gicura abandi. Nawe reba niba utari umujura. Umva ukuri, waba uri umujura igihe mu by'ukuri wungukira mu bujiji bw'abandi cyangwa mu ngorane zabo. Umva ukuri ntukibe. Ikindi, waba uri umujura igihe ushingura imbago zashinzwe n'abakera. Imigani 23:10, guteka kwa 2 27:17. Umva ukuri ntukibe.